nicyo nagira ngo nkubwire. Nubona Imana ikugiriye icyizere ikabona yuko kuba umugabo ukaba n'umugore mu rugo rwawe, ikemera yuko ubwo buzima bunyuramo ikabiguterekamo, ntuzinube ahubwo uzihangane ube umugabo be n'umugore, kuko wamugisha Imana yahaga umugabo n'uwo yaguhaga izafata uwawe ifate n'uwo umugabo, hanyuma byose bize mu biganza byawe. Ntago nshaka kukwigisha guhimana n'umugabo, ntago nshaka kukwigisha guhangana nawe, ntago nshaka kukwigisha ngo naca iburyo ujye uca ibumoso, ntago nshaka kukubwira ngo nataha saa 4 ujye utaha saa 5. Turabashuhuje mwebwe mwese abakurikiranye mama Charlene official. Amahoro y'Imana nabe muri mwe. Nizere ko mukomeye kandi muguye neza, iyo amahoro ibarinze, kandi nizere ko murindanywe n'abana banyu n'imiryango yanyu. Imana nishimwe cyane. Ndasuhuza ababyeyi, abagore, Imana ibahe umugisha. Abagore muri intwari, kandi abagore muri abantu bakomeye cyane cyane. Namwe mujye mubigendera kandi mubyishimire ko muri intwari, kereke iyo wabyiyambuye ukabikigwari, ariko undi abagore ni abantu b'intwari cyane, kandi mujye mutinya abantu babyaye Imana. Ntago burya ari ikintu cyoroshye, bafite ibintu byinshi. Abagore babyara abami, babyara abatware, babyara abafande, abagore mubyara abastare, ibaze nka mama wambyaye ni umugore, hanyuma mubyara abami kandi nabo bakabyara abandi. Imana rero nibahe umugisha cyane. Turi muri cya kiganiro n'ubundi kivuga ngo menya nibi mububatse. Menya nibi mububatse ni ikiganiro kirimo impuguro n'inyigisho zitandukanye ku bagore no ku bagabo. Tugenda tubagezaho ibintu byinshi bitandukanye byakugirira umumaro mu rugo rwawe, kandi ngewe umutima wanjye urishima iyo mbwiye ngo urugo rwawe rwarubatswe n'impuguro zanjye. Nge numva nishimye cyane. Mukomeze mutere imbere, mukomeze mugubwe neza mu ngo zanyu. Tuba turi kubabwira ibyo tuzi kandi twamenye, ibyo twigishijwe n'umwuka n'ibyo twize mu ngo zacu, kugira ngo bizabagirire umumaro, muzatere imbere mugubwe neza, mubyare hungu na kobwa, mufate neza abagabo banyu, mufate neza abagore banyu. Nitubyigisha mukabikora, ndabizi ko tuzagororerwa. Hari amakamba atangirika tuzambikwa, niyo mpamvu tubikora ku manywa na nijoro. Rero biranshimisha abantu mugenda mumpamagara mukambwira ngo watwubakiye ingo, inama zawe zaranyubakiye, natangiye kugukurikirana ndi umukobwa, none nabaye umugore mbyaye 2, Imana iguha umugisha. Biriya rero bintera courage cyane. Hanyuma turabashuhuje. Iki ni ikiganiro cyitwa menya nibi mububatse. Ndabashuhuje abantu benshi cyane mukurikirana mama Charlene official, mukadukurikirana ibintu byinshi bitandukanye, ariko ubu uyu mwanya turi muri iki kiganiro nonaha. Ese tugiye kuganira iki? Muri aka kanya tugiye kuganira iki? Muri aka kanya ndashaka nganire n'abamama. Ndashaka kubaganiriza ikintu kivuga ngo kubera ikamba umugabo wawe. Ukamubera ikamba. Kubera ikamba umugabo wawe. Muri makeya ugahagarara mu cyuho cy'umugabo. Ugahagarara mu cyuho cy'umugabo. Ubwo abagore nshatse kubwira ni bande? Namwe muri iyizi. Ndabwira abagore nyine batunze abagabo babandi. Babagabo. Wa mugabo utamenya ko igihe cya minerivare cyageze, wa mugabo utamenya ko ay'umutekano igihe cyageze, ataze yo gutwara ibishingwe ayisuku, wa mugabo utazi ko abana bagomba kurya, wa mugabo utazi ko abana bagomba kwambara, wa mugabo utazi ko mu rugo bagomba guhaha, wa mugabo utazi ko famiye ye yaje, wa mugabo utazi ko abaturanyi bagize ibyago, wa mugabo utazi ko agomba gutwerera, wa mugabo witwa bize ngarame. Abagore bafite abagabo bitwa babize ngarame, ndashaka kubigisha ngo kubera ikamba umugabo wawe. Kandi mureke mbabwira abamama, nubona Imana ikugiriye icyizere ikabona ko kuba umugore ukaba n'umugabo uzabishobora, Imana yo mu ijuru ikabyigaho n'abamarayika ikabiguterekamo, ukaba umugore kandi ukaba n'umugabo. Ntuzigere winuba. Imana yabonye uri intwari, uzabibemo kandi uzabikore neza, ubikorere icyatumye Imana ibigushyiramo, ntuzayikoze isoni. Kandi nubikora Imana ihabwa icyubahiro, kuko uri umugabo mu rugo. Umva kandi utaruzi, kuko uri umugabo mu rugo,
kuko uri umugabo mu rugo Imana izajya iguha n'ibyo gutunga urugo. Ubwo se urumva izabiha umugabo imucikiza? Nihangane yego nicyo nagira ngo nkubwire. Nubona Imana ikugiriye icyizere ikabona yuko kuba umugabo ukaba n'umugore mu rugo rwawe, ikemera yuko ubwo buzima bunyuramo ikabiguterekamo, ntuzinube ahubwo uzihangane ube umugabo be n'umugore, kuko wamugisha Imana yahaga umugabo n'uwo yaguhaga izafata uwawe ifate n'uwo mugabo, hanyuma byose bize mu biganza byawe. Niyo mpamvu mu rugo rwawe hazaza imodoka atari umugabo yihinjije, kandi wawe mu rugo hazubakwa inzu ya kadastere cyangwa etaje itanyuze ku mugabo, inyuze kuri wowe. Muzagira amakonte menshi anyuze kuri wowe. Kubera iki? Ni wowe mugabo, ni wowe utunze urugo. Ntago Imana itanga ibyo gupfa ubusa iyo ibona uri umukozi guha akazi. Ntago ngewe mbigishije abagabo kwigumura, muntega amatwi abagore. Ndashaka kwigisha abagore kubera abagabo banyu ikamba, mugahagarara mu cyuho cyaho abagabo banyu batari kandi bahari, kugira ngo umubere ikamba nawe uzabyungukiramo. Nukuri ndabarahiye, umugore wita ku rugo rwe akaba umugabo akaba n'umugore, uwo mugore ntahinduka umukene, ahora atera imbere kandi ahora ashyigikirwa n'Imana. Kubera iki? Yakoze akazi k'umugore akora n'ak'abagabo. Ntuzinube ngo iki kigabo wakimperaga iki, ntuzinube ngo buretse nze nzagite, ntuzinube ngo umuhime. Uko umuhima niko uzafunga imigisha ari kukuzaho. Ntuzamuhime ngo ubwo atahashye tuburare kandi nawe yafite. Ubwo adatanze minerivare bicare, kandi ufite minerivare uzayitange bagende. Ntago uzaba umukene, ntago uzasubira inyuma. Iteka umugabo wawe azaba hasi yawe, wowe uzaba hejuru. Uko niko kuri. Hari ibyo nakavuze ariko ntagomba kuvuga kuko atari ngombwa. Ibyo nkubwira rero menya ngo ndabizi kandi niko kuri. Ntago nshaka kukwigisha guhimana n'umugabo, ntago nshaka kukwigisha guhangana nawe, ntago nshaka kukwigisha ngo naca iburyo ujye uca ibumoso, ntago nshaka kukubwira ngo nataha saa 4 ujye utaha saa 5, ntago nshaka kukubwira ngo nadasigarasiyo nawe ujye yahisha abana bagende mu bahwanyirizemo bapfiremo. Ahubwo ndashaka kukubwira kubera ikamba umugabo wawe ukamukura mu kimwaro. Mureke mbabwire, hari abagore b'intangarugero. Uzakurikirane amateka yabigayire, urebe n'ukuntu Imana yamuhembye, uzamenya ko kuba umugore ukaba n'umugabo nta gihombo kirimo. Mureke mbabwire, umugore abigayire ni umugore wabaye intwari muri Bibiliya. Uti yakoze akahe gashya? Dawidi ngo yarashonje ari kumwe n'abagaragu be, arangije aravuga ati byo kurya nabikurahe. Areba umukire wari utuye aho hantu, asanga nta wundi mukire uhari ni Nabali. Arangije atuma abagaragu, arababwira ati nimujye mu rugo rw'uriya mugabo witwa Nabali, hanyuma mumubwire ngo Dawidi arashonje we n'abagaragu be, nimumuhe icyo kurya no kunywa. Hanyuma abagaragu ngo baragenda bajya gukomanga kwa Nabali, ngo babakinguriye, ngo abagaragu ba Nabali bahamagara shebuja, ngo baramubwira bati nyakubahwa bosi databuja, Dawidi adutumyeho ngo arashonje we n'abagaragu be. Kandi nyakubahwa wibuke ko Dawidi nta kosa yigeze adukorera. Iyo yabonaga turimo kuhira inka zacu we n'abagaragu be baradufashaga, hanyuma bakazuhira. Nta kibi twibuka kuri Dawidi, ushatse wamugirira neza. Maze Nabali haravuga ati nta byo kurya, nta n'ibyo kunywa, nta vino, ntabyo nifite byo guha Dawidi, mugende mu muhakanire. Hanyuma ngo barashogoshera basubira kwa Dawidi, baramubwira ngo bati Dawidi yabitwimye ngo ntabyo afite ibyo kurya no kunywa byo kuguha. Dawidi yahise akora ikintu bita kugira umujinya. Yari afite ubushobozi. Dawidi yari umugabo w'umurwanyi. Haleluya. Dawidi yari umurwanyi, yari yarize kurwana, yabaga mu ishyamba. Imana yari yaramujyanye mu ishyamba, agenda mu rwego Imana ihabwa icyubahiro, agenda mu rwego rwo kuragira intama za se. Kumbi data wa twese wo mu ijuru arimo kumutoza kurwana n'intare, ari kumutoza kurwana n'idubu, kugira ngo
kankubwire umuntu warwanye n'intare ntago yananirwa umwana w'umuntu, umuntu warwanye n'idubu ntago yananirwa umuntu. Imana imujyana muri urwo rwego kugira ngo ajye kwitoreza mu ishyamba, hanyuma azayobora ubwoko bw'Imana. Imana kugira ngo ikomeze amaboko ye akomere, hazave mu ishyamba hafite ubudahangarwa. Erega natwe hari aho twanyuze, aha kuri kamera ntabwo ariho twabanje gukatira, hari aho twanyuze twitoza kurwana n'amagambo, turwana n'abadayimoni n'abazimu. Niyo mpamvu mubona iyo batuvuze ntituhava. Hari ahantu twitoreje, ahantu mutazi, hari ubuzima bubi Imana ikujyanamo kugira ngo igutoze kuzaba umwami. Nta muntu yatoreza ku ifiriti, inde se yatoreza kuri mayoneze, ntabwo bishoboka. Imana ihabwa icyubahiro. Hanyuma Dawidi agira umujinya, aravuga ati arabibimye, ati baburetse. Aravuga ngo mu rugo rwa Nabali hakagira umuntu uri buharokoke, Imana yo mu ijuru ibimpore. Dawidi agira umujinya, abwira abahungu be ati buri wese afata intwaro ye, muze tugende, nta muntu uri burokoke. Hanyuma hari umuntu wavuyemo ajya kwibira ibanga Abigayili, Imana ihabwa icyubahiro. Aragenda aravuga ati mabuja ndakwinginze, nimba ufite uko wabigenza ugira uko ugenza. Dawidi yarakaye, yavuze ko muri uru rugo nta n'umwe uri burokoke, kuko Nabali yamwatse ibyo kurya arabimwima. Abigayili abarikanze. Ndashaka kubigisha kuba wabera ikamba umugabo wawe. Erega nimureke mbabwire, uzaheka ntago umwicisha urume. Imana ishobora kugukiza umugabo wawe yarakujujubije ikamutera kuguta ukabura uruhutse, ariko se nataguta uzabigenza gute? Noneho reka nze mbabwire, guta umugabo ntago ari umwanzuro, no guta umugore ntago ari wo mwanzuro, kuko n'ahandi mujya mu buzima bukakaye. Ahubwo ikintu cyiza ujya urwana, ubu umugabo ube n'umugore, ubu umugore ube n'umugabo, ubundi data wa twese urahera. Imana yo mu ijuru itacu rwa kibera, hari ukuntu ijya ibirangiza ikabikora yonyine, ikakuruhura stress, ikakugirira neza. Mureke mbabwire, ntitukige guhangana, ntitukige no guhimana. Guhangana no guhimana nibyo bivamo kwicana, umugabo akica umugore n'umugore akica umugabo. Ahubwo tujye dufata umwanzuro wo gukora ibyo dushoboye, ibyo tudashoboye Imana izabidukorera. Reke mbabwire, Abigayili yahise afata umwanzuro. Iyo aza kuba ari umugore w'ikigome yari kuvuga ati sawa koma musosi. Dawidi ubundi se ubwo ugira ngo Dawidi yashakaga ibiryo abana be barabibonagabo? Birashoboka ko Abigayili yari kuvuga ati ngwino kimfasho kinigire. Birashoboka ko ari kuvuga ati yaba yarigenje nabona ikimuhangamura. Ariko ngumva ibintu yakoze, yabereye ikamba umugabo we. Mureke mbabwire, ntago guhangana ari umuco dushobora gutoza abantu. Tugomba gutoza abantu kwihangana no kuba abantu beza. Ibintu bitazakorwa n'imbuto zawe weze, bizakorwa n'amaboko y'Imana. Kora ibyo ugomba gukora, ubikorera igihe kandi ubikore neza. Amafuti n'amakosa bizavuka nyuma ntago Imana izabikubaza. Imana se yakubaza amakosa y'umugabo umaze kwiyokogoshesha ubwanwa inshuro 30? Ntago bishoboka. Umuntu w'umugabo ntago Imana izakubaza amakosa ye, ahubwo izakubaza amakosa ye wari gukosora kandi akaba muzima. Ntugire ibyo ukosora ntibikosoreke sefini byihorere. Ntago Imana izakubaza amakosa y'umugore ufite amabere angana kuriya. Wonkeje abana bangahe ntago izayakubaza, ahubwo izakubaza ibyo wagombaga gukora muri kiriya gihe utakoze. Hari ibintu izatubaza, ikubaza iti wabigenjeje gute, witibwira uko wabikoze. Hari ibyo uzabwira Imana wakoze kandi nayo nibigenzura ibone warabikoze. Hanyuma ibyo ngibyo kubwira iti nta rubanza mwana wanjye, kome endereya igushyigikire utera imbere ugubwe neza. Niyo mpamvu ntago tugomba guterera iyo, tugomba kugorogoza. Gorogoza umugabo wawe, gorogoza umugore wawe, gorogoza abana bawe. Wijya kujugunya umwana ngo yarakunaniye abacya polisi yajyaga kujugunya iwawe, abanza ugorogoze n'ibyanga Imana izabibireba ko byanze.
Imana izabibibona ko bitakunze, kandi izabibibona ko icyo wagombaga gukora wagikoze, ibindi bizakorwa n'amaboko y'Imana. Abigayire yari yeranje, haravuga ati kugira ngo ndengere uriya mugabo wanjye ko mwiyiziye. Umva amagambo Dawidi Abigari yabwiye Dawidi ajya kumushyira ibyo kurya. Umva ikintu cya mbere yakoze, ngo yarabanje ajya guteka, ashaka vino, ashaka inzabibu, ashaka ngo n'amaseri y'imbuto, ashaka imbuto, ashaka ibyo kurya, akaranga inyama nziza ikijijwe, yirinda guteka isupu, hateka isosi. Ubundi isosi n'isupu biratandukanye. Isupu birimo amazi menshi, ariko isosi nyine kaba gafashe sha, iyo ushyizemo ubugari buza bwambaye. Ariko isupu iyo ukojeje nk'ubugari buza ari umweru uko bwakagiyemo. Yirinda guteka isupu rata, ateka isosi. Bundi akaranga n'inyama ikijijwe. Inyama ikijijwe se yisite, inyama ikijijwe ni inyama ibikaranze yumutse itagezemo amazi. Bundi abagore b'abanyabwenge iyo batetse inyama nyine agomba gukuraho inyama ikijijwe akayiha umugabo, kandi ibyo si ugukandamiza. Erega abagabo ni abagabo. Reka nkubwire, nubona umeze ubwanwa ukiyogoshesha ukajya muri ntuza bakakogosha, ujye wibaza igituma utamera ubwanwa. Abagabo ni abagabo n'abagore ni abagabo. Igore Imana yarabyubatse, ariko kuba Imana yaraguhaye kumera ubwanwa ukaba umugabo, nta nubwo yaguhaye imbaraga zo gukandamiza umugore. Nabyo mujye mubimenya. Kimwe nuko uburenganzira bwahawe bw'umugore ntago ari ubwo gukandamiza umugabo ngo yicarane nimero za ribu hajye guhagarara hejuru y'umugore umugabo amushireho isano ubundi ati ndahamagara ribu. Hoya, ribu nayo iragenzura ikareba. Nabonye abagabo bazi kugenzura, ni abapolisi. Urazi ibitenge wabishyize mu birere warize cyane akakwitegereza. Bariya bahungu ariko sha uriya mwambaro wabo, maze urumogi atarugusanganya akamenya kurunywa. Iyo uri umujura arakureba, iyo uje no guteka imitwe kuri polisi ubeshyera umugabo burya barakumenya. Ntago rero ari ugupfa kujyayo, ntago bahubuka. Bari abahungu barize, bakoze kose, bazi kumenya umunyabyaha, bakamenya ubeshya, bakamenya n'uvugisha ukuri. Nta bindi bimenyetso barabona. Nagira ngo nkubwire ngo na leta igifunga abantu ikabagenera imyaka ikabafungura, kuki batabarasa ngo babice, bakomeza kubihanganira kugira ngo babagerageze. Ndimo kukwigisha kugoragoza, nubona byanze Imana izajya ibibona, ifite umwanzuro kandi izafata. Yego, aragenda arayikaranga, shaka icyo kunywa no kurya. Harangije abwira abagaragu ati nimumperekeze ntabare ataraza kuturimbura. Hari ahantu Abigayire naramukunze, abera ikamba umugabo we sha. Ngo ageze imbere ya Dawidi abarapfukamye ati ndakwinginze, uriya ni Nabali, niryo zina rye. Ni Nabali ni izina rya Senaki. Ni Nabali ni izina rya se na nyina, niryo bamubatije no mu ndangamuntu, niryo ririmo no muri system, niryo ribaruye. Ni Nabali, ntago ari ryo bamuhimbye ari umusore, nta nubwo bari mwisa ari umugabo. Ni Nabali n'imico ye no mu bana banjye rwose nyakubahwa. Hari ibyo batemerewe kurya kandi bihari. Ni Nabali, ariko mbabarira, unyiriza umugabo, unyiriza abana, unyiriza umuryango. Umva mwaba mama, aritambika Abigayire, umugore w'umunyabwenge, itambika mu kibazo cy'umugabo we. Aritambika atuma umugabo we imyaka yo kubaho yiyongera. Aritambika abana be babaho. Aritambika urugo rwe ntirwabiciro ry'imigani. Aritambika umugore. Maze ngo Dawidi atangira kurya, Dawidi atangira kunywa. Dawidi ngo arahembuka di, abona n'ibisore bye hariya bigaramye, byariye birahaga biragarama. Na Dawidi agubwa neza, ariye imbuto, anyweye vino, kavino gakonje. Mu bakire se ntimuhazi? Ariye ahaze, ya nyama yumutse Abigayire yatekanye ubwenge, ariye na kagasosi katari isupu. Ngo arangije areba icyoroshye Abigayire, aramwitegereza, aramubwira ngo Abigayire, kora hangaha
undinze kumena amaraso. Ikindi uri umugore mwiza nuko ufite nabari. Muri make yaramurwaye aravuga ati nzamugeraho guta umugore nk'uyu. Kugira ngo se byarangiriye aho. Yajyanye akantu maze yera yo kabyara. Yanga ko Dawidi azakora ikosa ryo gutwara umugore w'abandi. Vuga ngo habaye iki? Nabara barapfuye koko. Ariko mbabaze mwabagore mwe, namwe mwabagabo mwe, wibwira ngo uzakomeza kugaragaza gati umugabo wawe? Ntabwo bishoboka. Umugande we yaravuze ngo si bisoboka. Niko wa mugabo we. Uzi ngo uzakomeza gufata uwo mugore wawe umumenere kurwara nk'inda. Muzi urupfu abagore bapfuye. Mbitsa amabanga y'abagore abakomeye n'aboroshye. Ujye umubona abagore umugore yakubise kwa fiye, ugire ngo bafite ibyo bakenyereyeho. Ubone yagiye gusiga inzara, ari guhisha umubabaro. Ubone yambaye neza, afite freshere, ko yaraye ku munigo w'umutindi w'umugabo. Avuga ati nubivuga urumva, nubivuga sibeshye se. Zibeshye ujye kundego. Kamufata cyasha, akamufata kiti uzibeshye ubivuge. Abana baryamye uzibeshye ujye kundega, uzibeshye babimenye nzakwica. Reka nkubwire wa mugabo w'umugome. Sha natana bivuga. Leta ngo ibimenye, polisi bimenye, ribi bimenye. Nubwo umuniga nta video yabuze uko agufata amajwi, ntiyabona uko akurega. Ariko Imana idakiranirwa ngo yirengagize ngo yibagirwe. Imana ireba imibabaro n'imiruho y'abantu. Hari igihe izagufunga kaci, hari igihe izagufatira mu cyuho. Amadosiye y'abagabo Imana yarayarunze, amadosiye y'abagore Imana yarayarunze. Hari abagore Imana izica babahambe, hari n'abagabo Imana izica babahambe. Kandi ibyo mukabikorera mu nsengero. Mureke mbabwire, Abigayire yarinze kumena amaraso kwa Dawidi. Ikindi Abigayire yatumye umugabo waticwa. Abigayire arataha sha, ariko ataha Dawidi ari kuvuga ngo umugore nk'uriya namubona nte. Imana yanga ko Dawidi yandavura sha, kuko yubahaga Imana. Mu minsi mikira muniga, nuko Imana igiye kuniga abagore, ikaniga n'abagabo bananiranye, kugira ngo ikure inzitizi n'intambamye mu nzira abantu babeho neza. Reka nkubwire, bera umugisha umugore wawe, ubere umugisha umugabo wawe, kugira ngo Imana yongere imyaka yo kubaho. Nari ntandukireho gato, ndashaka mvuge kubera ikamba umugabo wawe, ukamubera ikamba. Hari Abigayire yabereye ikamba umugabo we, ntacyo babaga bakibaye. Mu gihe gito Nabari arapfa. Dawidi ngo amenya ayo makuru ngo Nabari yapfuye, aravuga ngo uriya mugore hatagira umuntanga. Reka mbabwize ukuri, Abigayire yahise ajya kuba umugore w'iki w'umwami. Nje kukubwira ngo kuba waba umugore mu rugo ukaba n'umugabo, kugira ngo uhagarare mu cyuho, abana bamere neza, urugo rumere neza. Ntabwo ari ubuswa, ntabwo ari ubuturage, ntabwo ari ugukandamizwa. Ni ubwenge kandi bisaba imbaraga. Nuba umugabo ukaba n'umugore, Imana izashyigikira amaboko yawe, izaguhira muri byose. Ariko nimuhangana muzicana, abana banyu babeho nabi. Kubera ikamba umugabo, ukamubera ikamba. Yego, ntabwo ari ngombwa ko bamenya ko ari wowe. No, erega stoke nawe wayikora. Nibyo arayanywera, arayahembwa akayajyana. Hanyuma urakora iki? Nujya gutukana nawe aragukubita amenyo akuremo nk'atatu. Nagira ngo nkwibutse ko abagabo benshi babaye ibyihebe. Haravuga ati bafunge, nzakwica bafunge. Siko babaye, niwo mwuka wateye. Kandi burya koko yakwica guhoye iki? Kumuhagarara imbere byonyine ngo ay'umutekano. Papa Runa ay'umutekano, nimugoroba ay'ibishingwe, ni mukandi aya mituweli, mukandi kanya minerivare, mukandi itike y'abana ku ishuri, mukandi ari jade poshe. Mama, bera ikamba umugabo wawe.
nimba umwaka y'ibishingwe ko ari ibihumbi 2 agakambya impanga wayafashe mu ishakoshi ko yafite wayakuye kuri konte ko Imana yaguhaye agukure mwamenya 2 uzira ibihumbi 2 Imana yaraguhaye umugisha wabereye ikamba umugabo wawe. Nimba umubwira ngo mituwere hanyuma akareba nk'iryishe yanga wayafasha ukayakura kuri konte ko yafite uyakorera watanze mituwere ariko ukabera ikamba umugabo wawe. Nimba atita ku bana be wabitayeho ko mwababyaranye n'umugabo nawe uri umugore, nimba atita ku bana ko bavuye mu bise byawe ari wowe bababaje bakabangamira kubera icyo utayamuha. Yego none se nkubwire ngo uzivumbure, nkubwire se ngo uhangane. Guhangana niho hava kwicana, guhangana niho hava kugukura amenyo. Abagabo basigaye bafite abadayimoni kimwe nuko n'abana dayimoni yarateye. Ushobora kuzira ko watse umugabo rasi akagukura amenyo, ushobora kuzira akagutera ingumu ugasanga araguhombanyije no kwa muganga ntazagire uguhombanura. Erega sino kuvuga ngo urarinda n'agakiza, rinda n'ubuzima bwawe. Hari ibintu ukwiye gukora kugira ngo utange amahoro. Ubundi se y'umutekano baje kuyaka ukayabaha hari icyo, ayibishingwe se baje kuyaka ukayabapfumbatisha ukanababwira ati nimwakire nayanga umutwara mpaye atari nawe uyatanze bigutwaye iki? Erega ujye unamuhishira. None se ugira ngo ntoya ntacyo. Hari ibintu bijya byijyana habona ariko rwose nubona nta muntu urakumenya ujye uhishira ibyiwawe ugenda ubipfurike kuko kwiyasasa nta nicyo bimaze. Umugore abera umugabo we ikamba. Uzi ko umugabo ajya anywera amafaranga yakoreye yose akayanywera ntiyigurire n'ipantaro. Nese umugabo wawe nagenda ari rubyogo mu muhanda, umugore w'icyuki nkawe w'ikizungerezi akagenda afite ikora ryanihiriye, afite ishati yacuye. Abagabo kurimba hari abagabo bitagira icyo bitwara, akagenda afite ipantaro yacuye uri kumva imeze nk'ijipo yo muri 20 umutima uri mu kabari. Ese ni wamugurira ishati? Ntabwo wamugurira ipantaro, ni wamugurira inkweto. Bimugurire kuko yarakwitiriwe hanyuma umubera ikamba. Nibura natambuka mu muhanda ntakagira umunyuzaho ijisho kuko iyo umugabo asuzuguritse n'umugore nuko, niyo umugore asuzuguritse n'umugabo nuko. Inzu mubamo izariduke. Umugabo yaranze kuyisana, umugabo yanze gusana inzu mufatanyije nawe wange kuyisana izahirime. Wamubereye ikamba se ukayivugurura, wamubereye ikamba ukayisiga irangi, wamubereye ikamba ariko ugahahira abana neza, wamubereye ikamba ugatanga minerivare z'abana, ukabera ikamba umugabo wawe. Bizajya bimwitirirwa da bavuga ati umugabo wo kwa runaka kugira ngo ntitubikore turabikora bikabitirirwa ari cyo bidutwaye. Bimwitiriwe hari icyo uhomba. Biramwitirirwa ariko ntacyo. Umugore w'umunyabwenge abera ikamba umugabo we. Hoya kipfa kirakagenda gihere hoya. Nubikora Imana izaguha umugisha kandi izagura imbago zawe. Niwemera kuba umugabo kaba n'umugore mu rugo rwawe ugashaka ko nta cyuho kikibi kigaragara iwawe, Imana izagikora mu ikofi hanyuma iguhe. Izabiyaho umugabo se yo kumaza iki? Ntayizamu. Umugabo uzahana azabibonera se? Azabibona ufite imodoka yawe wiguriye ugenda uyimutwayemo. Sawa se nyine Imana yatangiye kumukubitira hasi. Azabibona kuri konte yawe yuzuyeho amafaranga, we nta n'ijana. Imana si imuha yo gusinda, imuha yo guhonga indaya, ni wowe izayaha kuko ufite icyo yamaza. Hazabibona Imana igukubisa akazi keza shawe muri ministeri wicaye hagati y'abagabo, uri umuntu w'umugore ufite icyubahiro, we n'icyo mu kagari no mu mudugudu ntacyo agira. Niho azabibonera
kandi nawe niho uzamenya ko abaye umuntu w'umugabo. Mwisigana n'abagabo, bera ikamba umugabo wawe, ibyo adakora bikore kugira ngo biheshe icyubahiro cy'urugo rwanyu. Imana ishyigikire abagore bameze nkawe, abagore bameze nkamwe. Mufite abagabo mutabafite, ni muba amakamba y'abagabo banyu, muhagarare mu cyuho cyabo, ntihagire ibyangirika. Ibyo uzasohora Imana izajya ikwishyura, ibyo uzakosoma Imana izabikwishyura. Imana izaguha icyubahiro. Umugabo wawe azabura n'icyo mu mudugudu, n'icyo mu kagari, n'icyo imbere y'abana be ntacyo azagira. Yakigira gute se yanywera? Yakigira gute atarera abana se? Ntacyo azagira. Azakibura mu mpande zose, kandi wowe uzakibona. Mu muryango we nibakoresha ibirori, w'umugabo, umugabo utaguhahira, umugabo utagukunda, umugabo uguca inyuma, umugabo uguteza inda yakaguteza abagore. Mu muryango we haba hari uwapfuye ukabashyigikira, ukabaha amafaranga. Haba habaye ibirori ukabatwerera mu muryango we. Mu kagari baza kwaka intwererano y'akagari, inkunga ukayatanga nk'umuntu w'umugore. Ku ishuri ukabikora, Imana izaguha icyubahiro. Uzazamuka, uzatera imbere, Imana izasuka umugisha, azajya kureba araramye. Niko bigomba kugenda. Nutemera rero kubaho muri ubwo buzima, muzapfa mwese mupfapfane, habure urengera undi, musekwe musekerwe, ariko bintwara ubumugabo be n'umugore, hanyuma uheshe icyubahiro urugo rwawe. Imana ibahe umugisha. Twari mu kiganiro cyitwa Menya Nibi Mububatse. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Amen.